Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko mu karere ka Ngororero abana babiri barohamye muri Nyabarongo, umwe ararohorwa yapfuye undi arabura. Aba bana babiri bari hagati y'imyaka 9 na 12 bo mu karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero, barohamye muri Nyabarongo ubwo bari bagiye koga. Umwe muri bo aza kuboneka yapfuye, undi we ntaraboneka. Iyi mpanuka yabaye ku mugoroba wo kwa 13 Kanama 2026. Amakuru avuga ko abo bana bavuye iwabo berekeza ku mugezi wa Nyabarongo aho bari bagiye koga, ariko bakigeramo amazi ahita abatwara. Ikaze muri aya makuru. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kanda subscribe kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho munsi ku wundi. Kuwa 14 Kanama 2026 ibikorwa byo gushakisha abo bana byakomereje mu murenge wa Nyabarongo. Ibikorwa bigiye bitandukanye bikorwa n'inzego zitandukanye, aho umwe muri bo yabonetse yapfuye mu gihe mugenzi we ataraboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngororero, Barekayo Jean Marie Vianney, yemeje iby'iyi mpanuka, avuga ko ubuyobozi bwamenye amakuru y'uko abo bana barohamye bahita batangira ibikorwa byo kubashakisha. Yagize ati yego nibyo, hari abana babiri barohamye muri Nyabarongo ubwo bari bagiye koga. Ni abana bari mu kigero cy'imyaka 9 na 12. Ejo bavuye iwabo berekeza kuri Nyabarongo bajyamo bagiye koga, ariko amazi ahita abatwara barabura. Ubu twazindukiye mu bikorwa bitandukanye byo kubashakisha ndetse n'inzego zigiye zitandukanye. Umwe yabonetse, undi ntabwo turamubona. Yasabye ababyeyi n'abaturage muri rusange gukomeza kwita ku bana, cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko, bakirinda kubajyana ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko imigezi minini nka Nyabarongo ishobora guteza ibyago bikomeye kuko abana bashobora kuyegera cyangwa kuyinjiramo bakasiga ubuzima. Ati abaturage barasabwa kwirinda kujyana abana ku migezi cyane cyane nk'uyu mugari, ahubwo bakajya babahozaho ijisho nko muri ibi bihe by'ibiruhuko, kuko umwana ashobora gucika umubyeyi akajyamo bikaba byateza ibyago byo kubura ubuzima. Ni byiza rero ko umwana we ava mu rugo n'ubundi babizi, ndetse n'aho yerekeje bakaba bahazi. Mugezi wa Nyabarongo si ubwa mbere ugaragaramo impanuka zituma abantu bahasiga ubuzima. Muri Werurwe 2026 mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyarusange, umushoferi wari utwaye ikamyo yarohamye muri uyu mugezi. Ibikorwa byo kumushakisha byarangiye atabonetse. Abari mu bikorwa byo kumushakisha babonye igice cy'inyuma cy'ikamyo, ariko we ntiyaboneka. No mu karere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba, umwana yaguye muri Nyabarongo ubwo yahungaga abantu bari bamusanze mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, nawe ahasiga ubuzima. Wa mbere mu kumenya amakuru agezweho. Byari byo dusubire kubana mu biganiro byacu biri imbere, ariko kandi tubonereho no kwihanganisha umuryango wabuze abana bawo. Hasta la vista, Deva, bye bye.